Yes, wowe utekereza ibiki? Ibintu by'amafaranga gusa. Inangaye ko ari ikindi. Ariko uyu niwo mwanya wo kukubaza. Buri ibintu wakoreye boss. Wamanje kujyaho n'inama n'umutima wawe cyangwa wabikoze uhubutse nk'umuntu wenda sinabona no kumbi bikubaza. Wewe bitekerejeho? Ni biki se namukoreye? Se uri kujya mbikwibutsa urabyibagiye ibintu wamukoreye? Nta kintu nzi njye namukoreye. Nta kintu uzi? Ntacyo da. Suri seri? Serious vuba. Nta kintu wakoreye boss? Ntacyo. Ntabwo ndi mu nzozi. Namukorera na. Wowe kadase? Namukorera n'akazi hano mu rugo. Nta kindi kintu nzi namukoreye. Si wowe kade? Mbaza siyobewe ko tubana nyine. Sako munyarwanda. Nta kintu wakoreye boss, mwibutse se? Nyibutse. Wasanga nibagiwe. Cyajyana mu bibazo? Ibiki se namukoreye kandi? Se ibintu twaganiriye hara muri jaride. Cyagiye Gacha witibaturuka tugenda nk'iyagatera. Cyagiye usanga ndi muri jaride. Uzumbwira ibyamubayeho. Cyagiye se nakubwiye ngo ngiye kwita njya kumwishyuza. Apoye nawakurenganya pe. Nangaye ibintu uri kumbwira namukoreye. Nakubazaga. Nabyibagiwe ndi kurishishoza nkareba. Buri kintu nabone namukoreye. Se biriya birarenza cyane ku buryo wakongera ukabisubiza inyuma. Ngingo higiye mpa njyanye nkabitekerezaho kade. Biriya bintu ndi wabimushyizemo kugira ngo amere nk'umusazi. Bose kuba ari mu bibazo. Noneho uretse wenda ngamugireza muhumuriza aho bajye kumusohoka. Uzatararika ngubaze. Bose urabizi. Amafaranga afite. Uzi inzu afite akodesha. Uzi amafaranga memba ni 50. Araje aranakira. Mukade gose ngo nagize ibibazo ngo guke na gucya. Ngo niba hari ngana dufaranga ufite ngo fasha ngo tume. Ngo bagiye guteza inzu zanjye. 50 amemba nari kwemo nkasigarana iki. Sinakubwiye ukuntu mu rugo bari kumbwira ngo bese nkorera iki ukwezi ko kwashije nkaba nta kintu ndi kuboherereza. Sinabikubwiye. Ibyo ndabyumva. Ese wari kugira mufashe iki? Oya. Wenda wari uyakeneye. Ariko se urabona umuntu isi yamwikaragiyeho yabaye nk'igiwinini. Uragiye aho wenda kumubwira neza wenda ukaba wamufasha mu bibazo afite ugiye kumutera ibindi. Yakoza yego yaducishiyemo ijisho ariko ntabwo nabyishimiye. Yego ku rundi ruhande wari uyakeneye pe. Nkuko naye wenda nari nyakeneye nayamuhaye yego yakeneye no mugo bayakeneye. Ariko nubundi umugani ngo ugira neza kwituga iki? Ugira neza kwituga iki? Kwituga nabe ko ntago ari bose. Hari ugira neza akakwitura inabi. Hano ugira nabi akaba yakwitura neza. Sinu byumvikana. Hari binge nimura n'ikibazo. Wenda akibuka ibyo namukoreye nanjye azanyishyure. Ariko nanone kumbwira ngo 50 tara. Tekereza neza urebe 50. 50 mbihe boss. Kandi namemba. Ushobora kumuha akaguhijana. Sinu byumvikana. Kandi ariko nakiranga afite ibibazo ngo bagiye ibibazo azabihoramo. Ntari binye wowe azakungushyira. So wamuhaye 100 ze. 100 kuyagabanya. Hari nani? Mayo sinawe bindi 100 namuhaye. Ngo koko cyagiye numvishe ugiye kumwongera ndi. Ahubwo ari wayakuye. Ni birebire sha. Ni birebire se. Birebire. Aho nayakuye se. Be yamenye. Yari yaguhembye. Yarongeye guhemba mbere yanjye se. Wazi. Nse nimba tumaze igihe kingana iki tumukorera. Amara we na boss mufite hari ukuntu mugenda munjijisha. Hoya.
tumaze igihe mushaka ko nzatahana n'itike mfite. Oya, tumaze igihe kingana iki muri urugo tumukorera. Kubyumva Mushaka gute ngo yarongera aramemba. Yamembye se mu bibazo. Mushaka ko nzatahana n'itike. Ashobora kuba yaguha wenda ukaba yayikoresha ibindi bintu yanjye yamwamba ikoresha ibindi bintu nkaba nyizigama ntawamenya. Nese boss niba amemba 50,000 agashaka ko muri ibyo 50,000 nongeraho ibindi 50 ngo nimufashe yahuye n'ikibazo ngo nzacyuri. Ushobora kumufasha nkuko nawe igiti kigwira uruhari. Ibibazo yahuye nabyo nawe byakuba ejo. Kumufasha. Gize amahirwe ikibazo cyamubayeho. Cyamba ufite amafaranga nkayo. Musa afite kutusha ubufasha. Ikibazo cyawe nawe rero ntabwo mu bwonko gutekereza. Yaba afite amafaranga nkayo kuvuga akaza kuvuga ngo tarapu cyangwa akade ngo nyine ibihumbi ibinini kugira ngo ari ukuntu umuntu ahura n'akabazo gatoya. Ugasanga njye ndumva yose nta n'igiceri 10 yari asigaranye kugira aze kudufasha kudusaba ubufasha. Yarabujijwe n'iki niba yaraje akambwira ngo ngo ibintu Dubai none ngo barabyibye ngo dore ngo ukanda amafaranga nagiye kuranguza ngo ntaya banke ngo none inzu yanjye bagiye kuyiteza. Ibyo bihumbi 100 ariko ngiye sinzi ikibazo ufite. Ibihumbi 100 ubizanye gute? Ibihumbi 10 bibaye 100 gute? Uri kuyagabanya ni woza yama. Sinzi ikibazo nanjye mfite. Ningabije ko ari ibihumbi kandi amafaranga uwo mwongeye. Ariko n'ubundi wowe nkurikije nimuwugira we ntabwo uzanatera imbere. Ko niba boss ari uduhemba agahindukira agatangira ngo munguze kandi ari we boss wacu ni ikibazo gikomeye. Nyine ni ikibazo gikomeye. Tuzatahe nta n'itike dufite. Icyo kibazo nyine kibazo nyine yavuye. Uzataha n'amaguru. Bene ngo mwana natahana. Ntacyo bintu waje. Wenda najye umutima mwiza wo kumufasha. Wenda weshobora kungira nabi. Ariko nanjye ngakora n'undi mujya neza akaba yafasha. Bitwaye iki ntabwo mubujije kumufasha. Uno ushaka kugurisha n'imyenda yawe yose. Uhereze boss. Nta na gito njyewe byahindura. Wenda ntacyo byagutwara. Wenda kuburyo umutima mubi. Icyo sinabikurenganyiriza wenda. Niko wavutse. Ntabwo ibintu byaje ngutyo ntabwo ni ibintu ubundi mu make ni karande. Karande ni ibiki? Kugira umutima mubi ntabwo umuntu yaza ngabigukuremo. Ni ibintu byaranje gufata ingesi. Ariko n'ubundi ku ruhande rumwe uri mukuru n'undi ku rundi ntabwo uri mukuru. Nanjye nakubwiye ngo kandi nyumve ndakumva. Nimwe mufitiye muwe. Urisha n'ipantaro yawe n'inkweto zawe uyohereze boss. Bene ngombwa nako nta bitanga da ariko ibibazo akabivamo. Wowe agagombye kuba wabitanze. Ndanabigura. Wenda ibyo tubivemo tabara dupfuye n'ubusa. Ariko n'ubundi bose twapfa ubusa gute buri ubusa se twabupfa gute nyine. Ushobora wenda kuzamura kamere. Kuvanga amafaranga yawe wenda yafashe. Ikibazo boss yagize mu makeya ugasanga wenda bihinduye isura. Nta ikintu na kimwe cyatuma ngira umujinya. Benabura nashwana nawe. Icyo nagufasha kimwe. Ufite umutima wa kimuntu shaka nandi wongera uhereze boss ave mu bibazo wenda nava mu bibazo hari igihe azakwitura ibirenze byo wamuhaye. Ntabwo birashoboka. Ubona nka ziranzu bari bagiye gukeza umwe muri mwe arayiguhaye. Ibyo byashoboka. Nimba utekereza aho ibyo byo bireka. Nongewe ugasanga senyirukane. Ibyo bireka aho ushobora kureba abo ayiguhaye. Byakaba yashakira n'ibishaka. Wambyese ngineza yituga nabi. Impamvu ngewe ndi kugira ko nta mafaranga yanjye namuha. Nk'ubu nk'urugero ngiye kuguha. Aramutse bibaye ngombwa ko mukorera ikosa. Akanyirukana ari amafaranga narayimuhaye. Nategesha iki? Nawe birebeho. Nategesha iki? Ikosa wakora n'iriye kugira akwima amafaranga wamuhaye. Ni ubuse ho yambwire nk'icyo kosa wamukora kugira akwima amafaranga yawe wakori.
kandi abizi neza ko nawe waje ari uje kureba hari umuntu yakosa se gusa umutwitiye inzu se wayitwika wabigambiriye ahubwo wabigambiriye bajya kugufunga siyakwirukana gusa agize dasa bose bazirebaho ba bose bashaka kutabirara kubuyobozi ukabirebaho gusa iki kibuyobozi buberaho ubundi wowe ndi kubona ubujiji buracyakurimo ikibazo utanze nkuko nawe cyamubwira akaba ari we wiyitwikira gusa yavuga uti yavuga ubujiji nyamara ufite oya nta bujiji buraho uzataha ugiye ibibazo uzataha imbokoboko kuko muri kibazo ngo ugatwika n'inzu ndi kukubwira se uri kubyumva cyumvishe da uzataha imbokoboko kuko ibintu mbona ukora oya wenda tukiraho amafaranga ubundi wowe ndakureba nkabona n'ubundi wagira ngo waje utaraje gushaka amafaranga ngo naje nje kwirira washakaga bose kugaburira gusa inzara yarakwishe nuko se ntabwo batekaho yego wenda nibateka nk'ibyo hano n'ibyo duteka ngaha ushaka uzasubira mu rugo se wambaye imyenda wazanye gusa uzahinguka bavuga yuko waje gukorera reka teke ngo atanasesereza wenda ugasanga bigenze nabi ariko wikosore ariko ushaka no wikosora ibyo birakureba kumva n'inzara inyingiriye ibyo gukwakurana aha reka mwubahe yicarire wicurize ndabyumva ariko uhita ushaka ba basore reba abandi musanzwe mukorana ubabwire bagire bwangu byose babishyire ku murongo babipakurure vuba ntihagire ibyangirika byangiritse uri kumva byaba ari ikibazo ndabizeye akazi kose mugashyira ku murongo nta kintu nabashinja kandi nanjye nizere ko mbahemba neza nta kibazo ariko iyo modoka nizo mukanishijwe ngo byagenze gute ubundi iyo modoka numvaga nagura indi moteri naho ibintu byo guhora numva ngo yapfuye moteri ubu sigiye yagiye mu ntara uri kumva ntabwo yazaza nta kibazo mu by'amafaranga ko ndaza kuyamuha ndizera ndamwihera bisaba nta kibazo ntacyo bitwaye byose sawa nta kibazo cy'amafaranga byose nari sawa inzana agatebe tube twicayeho naho ubundi se none se biracamo byagendaga naribi nanjye bya bibazo biracyakomeje ariko ndetse ntabwo ari cyane ntabwo byari byarangira kubera Imana ariko bizarangira none se hari abantu ubundi wa mugani ntabwo wapfa abandi abantu bagiye bagenda bangwanaho umwaka bati mfite 1000 mfite 2 mfite sekisa kagenda nkusanya gutyo paka nyine kumva ari njye wasigaye ariko buriya Imana ifashe uwifashije ntabwo nari buza gufata 50 umemba mfite mbiguhereza nkumva hari ibintu bigoye cyane n'ubundi ntabwo nakurenganya kuko wenda
sinavuga yuko ari ikintu kibi, ariko wenda ku rundi ruhande nanone ntabwo navuga yuko ari byiza nyine, ariko nanone ese navuga ko ari bishingiye ku icyambere cyo waje mu kazi, ndibuka nza mu kazi nari imeze nabi pe, ahubwo ndagushimira kuba warampaye akazi umemba neza nta kibazo na kimwe. ibyo nanjye nibyo nakubwiraga. Kuba waraje mu kazi rero bivuze ngo ukoze arahembwa, ariko nanone ikindi nubwo ukoze ahembwa, ariko njyewe ntabwo nigeze nkubwira ngo mpa amafaranga yawe nawe nzakwishyura, nakubwira ati nguza nzakwishyura. rero naho jya ureba kure, niba uzi ukanzira uzi ko ndi umukozi naravuye mu byaro by'iwacu nguza amafaranga, ubwo kwezi sibwo wari umembye, nguza amafaranga nahuye n'ikibazo mu rugo, bo noneho ibyo baba bafite biba birenze ibyawe, sinari buyaguhe noneho bikagenda wenda ntago ariko nta n'ikintu biba bitwaye, kuko niba ukoze uzahembwa. Ubwo rero nashatse ukundi kuntu nabigenza, abaturanyi, inshuti, abavandimwe bose tureba ukuntu twabigenza, ntabwo byakemuka ariko 70% biri hafi gukemuka, biri gukemuka. Imana ishimwe da. N'ubundi bimwe mu by'ingenzi nashakaga byose narabibonye, ndumva ibibazo byakemutse ahubwo nibirangiza gukemuka neza biri ku murongo nzabashimira kabisa, kuko muri ibi bibazo byose nari mfite nabonye yuko nanjye se oya njyewe ntabwo mvangura abantu, kuko kuba utarangurije amafaranga sinavuga yuko wenda ari ikibazo wenda cy'uko utanyizeye. Kuba utanyizeye nta nubwo wankorera, ahubwo impamvu mvuga ni utarangujije nuko nawe wari ufite ibibazo, kandi ufite ibibazo none se ngiye kuba nakemura ibibazo byanjye ibyawe byakemuka. Mu cyaro ushobora kuba warasizeyo udutungo twawe, ukaba guhamagara cyangwa byati twamennye none twagiye kona imyaka abandi twayimazeho, ayo ni amafaranga bisaba. Cyangwa se nanone bakaguhamagara bakakubwira ngo ushaka kuba wenda nk'ubu ngubu wari warasize utangiye kubaka, mu cyaro bakaba bakiri batoya, ugasanga barakubwira ati abafundi bakeneye amafaranga, igihe cyo guhembwa cyageze. Ubwo rero boreza amafaranga abafundi bagahembwa n'abandi bakozi bose, ariko baca umugani mu Kinyarwanda. tangiye kumenya imigani se uvutse ejo bundi, ntabwo yabaga uwakwibye ni uko yabaga ahanyuze, aho bishyira nuko ndi kumva ko n'ubundi icyo uzanyitura ni ukunyirukana nkurikije ibyo nagukoreye. hoya ndumva oya nese ubundi wowe ko nawe uri umuntu mukuru, ubundi wanarankoreye iki? akagugu ari amafaranga kandi uri mu bibazo, ahubwo aho kugufasha akubwira ngo nyishyure. Rero ibyo ngibyo nibyo naherekare nkubwira yuko ibyo ngibyo ntabwo ari ikosa, kuko nawe ufite ibibazo. Ariko nanjye ikintu nakoze cyiza, niyo wanyirukana mfite itike nta kibazo nagira, nabona n'ahandi akazi. Ibyo byo nta kibazo, ababosi ni benshi kandi amafaranga ntabwo ari njye bafite njyenyine, n'abandi bakwishyura, ariko weho ntugire ikibazo. Nta kibazo nagira, ntugire ikibazo ngo kuko wanyirukana utanyirukana sinzagenda n'amaguru, sinzagera mu rugo uko naje, ntabwo bishoboka. wowe ntuhangayike, ahubwo komeza ukore. ndi kubona muri gukorana kuraje. Ubundi icya mbere ni akazi. Ngiye kuba nakuguza amafaranga ukabya ati wapi, na bag ushaka kujya kuyiguza
wabura ingwate bakakubwira ati wapi nta mafaranga tuguha. Ariko ubwo nese uri kumva ibyo yari ikibazo kuba wankoreye akazi ngakwishyura namara kwishyura gukora ibyawe ibyo nta kibazo kirimo. sebaka iyo yaguhaye ukayahomba bigenda ubwo uri kumva nawe n'iyangwate barayitwara. nose ubwo uri kumva ubwo nawe utangiye kugira ikibazo uvuga uti ubwo nunguza iyo waranguje amafaranga yawe bikarangira bipfuye ngo ubwo n'ubundi ubwo byari kurangira n'ubundi nanjye ayawe uyahombye. nibyo natekerezaga nanjye ndikumva wabimenya. Wapi rero ntabwo ari gutyo byari bimeze. Buriya ni uko hari akantu gasa nkaho kabayemo ariko ntabwo kari gasanzwe. Niko ubundi wavuga ngo niko nyirabayazana. ibyo byabaye byose ubundi niwo muzi wabyo. Bari bene ngango baje bagatwara ibyanjye. Ubundi nibo nyirabayazana nabo kuvuga ngo bya byose byo naribi ntacyo bitwaye ko hari kumwe amafaranga nkagenda nkakora ibyo nagombaga gukora n'ubundi byarakemutse nta kibazo nta n'ikintu mushinzi. Icyangombwa ni uko akazi kawe waragakomeje kandi kajya ku murongo umusaruro ndawubona. akazi ko tuba turi kugakora neza urebye da hari si ubibona ze nawe byose ndabibona ntabwo mbangahe mbaye nabibona naba nareba. baratwirukanye nubwo n'ubundi bisa nk'ibiri mu nzira ariko ntari bimwe wanyirukana rwose. wahamenze neza wafashe neza ubundi ntabwo ariko nari nziteze muri make. ntugire ikibazo cyo kuba wava ahangaha wafata nk'iwanyu utuze wumve urashikana kuko ahangaha ntabwo uzahava kereka niwijyana. waba bwo nzahava nta nubwo nzahahora. nukomeza gukorana ubushake ukumva akazi kawe uragakunze ntabwo ushaka kugenda ntaho uzajya. ubona gakunze mba naragiye akazi kanjye ndagakunze nta kibazo. ubwo watunganyije se ameza wateguye? nabirangije kare. nzaho wari wanyarukiye mutegereje. nta kibazo reka ngere. uyu mubosi ndi kubona kunyenga ibintu nyizeza ibitangaza ngo ntazanyirukana n'uburyo namuhemukiye asanga ashaka kuneza nk'abantu bakanyica.